Imirimo yo kubaka sitasiyo y'ibikomoka kuri peteroli irarimbanyije mu mudugudu wa Cikiza ni mu kagari ka Kagugu mu murenge wa Kinyinya. Abakecuru babiri batashimye ko imyirondoro yabo itangazwa bari gutakamba. Umwe muri bo afite imiryango 3 yakodeshaga. Buri umwe byibuze umuha 30 buri kwezi, ariko kuri ubu yose irafunze kubera ko abayikodeshaga bananiwe kwibamo biturutse ku bikekwa ko biva kuri iyi sitasiyo. Abahaba mu buzima busanzwe bafite ubuhamya burambuye. Bapangaye bagiye bavamo barahareba bakagenda kavuga ati ntawe ugiye kuzagurwa n'uyu musozi. Kamwe ni 30 ariko bo nyine nta bantu barimo baragenda. Amazi aramanuka bikamanuka mu mpombo zihari. Izo mpombo zihari ntabwo nizo ziyazana zikadutera. Kanya tubure ngo tuhabone uri kumanywa ari mu gihe kitari cy'imvura, ari mu gihe cy'imvura twabona ibindi. Mwabona ibindi birengeje ibi ububi bwabyo, kuko uyu muhanda ureba iyi nzira ureba iruzura amazi. Ikibazo cya sitasiyo y'ibikomoka kuri peteroli kimaze igihe gisa n'icyabaye ndanze by'umwihariko mu mujyi wa Kigali, aho gisa n'igifite umuzi. Aha ni Kibagabaga, twahasuye mbere y'amasaha 48 yuko duteguriye inkuru. Inyuma ya sitasiyo hari abaturage, ni inzu zisobanutse ariko nyine haratuwe, nyuma hari abaturage bahatuye. Zitarajya hari amazu yego, ariko kuri kose bagihumekana banye bikorwa barabagurira. Urabizi ariko ko hari abari bahatuye. Ngenda biza hari hano Orex hari hatuye abantu. Urwego ngenzuramikorere rw'imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro rwo ruravuga ko rwamaze gutanga igihe kitarenze amezi 4 yo kuba abafite ishoramari mu bucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli mu Rwanda kugira ngo babe bakoze inyigo y'uburyo batanga iyo serivisi batabangamiye abaturage. Ayo mezi 4 narangira, inzego zibishinzwe zizasesengura mu rwego rwo kureba ko bishoboka ko hari sitasiyo z'ibikomoka kuri peteroli zishoboka gusenwa kubera kutubahiriza ibisabwa. Bwana Anthony Kuramba ashinzwe itangazamakuru no kurengera abaguzi mu kigo RURA. Amezi 4 no kugira ngo abafatanyabikorwa bacu nyine basabe ibyangombwa byo gukora, hanyuma kubisaba rero haba gusuzuma ibyo twifuza bakosora. Ibyihutirwa bijyanye n'umutekano byo bigomba gukosorwa vuba bishoboka, ariko hari na transition yo kugira ngo bazagende bubahiriza ibisabwa nk'uko mwabyumvise. Nka nyuma y'imyaka 2 iyo sitasiyo ni transition period. Icyakora urwego RURA rwemera ko aho bigaragara ko hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga byakemurwa bidategereje itariki ntarengwa. Bwana Anthony Kuramba niwe ukomeza. Ikindi tuvuze izi metero 30 kugira ngo ugere ku rukuta rw'aho umuturage agabanira na parcelle ya sitasiyo. Hari ibindi bibazo bishobora kuboneka aho sitasiyo ziri, niba hari abaturage bahatuye, tuvuge wenda hari kuba babangamirwa, hari igihe hashobora kuba amazi wenda yahava agatera abaturage, hari ibijyanye n'amasuku n'ibindi. Ibyo ni ikibazo nacyo dufatanije n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze dukwiye kitabaye ikibazo mu by'ukuri. N'ubusanzwe naho dutuye muri rusange iyo umuturanye akubangamiye akoherereza amazi cyangwa se hari ubundi buryo, inzego z'ibanze zirabikurikirana. Urwego RURA ruvuga ko hari sitasiyo z'ibikomoka kuri peteroli zisaga 200 zirebwa n'amabwiriza yo kuba zatanze inyigo y'uburyo zizakoramo mu mezi 4 ubundi zigahabwa umurongo wo gukora mu myaka 2. Shema Valence, iyi ni Rwanda Daily 24 Hours, aho tubageza amakuru arambuye y'ibibera mu Rwanda.